Yesu ashimwe cyane, twongeye kubaha ikaze ku Gasambi TV. Shalomu shalomu, Imana yo mu ijuru ibagirire neza kandi Imana ibiyereke. Dushimiye Imana ko yaturinze, dushimiye Imana ko ikomeje kugendana natwe. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Dushimiye Imana kandi dukomeje amasengesho y'icyumweru cya mbere mu kwezi kwa cumi. Twakise icyumweru cyo gusana inkike, twakise icyumweru cyo kongera kubaka ndetse no gusana, twubaka igicaniro, tugarura ubusabane hagati yacu n'Imana yacu. Dushimiye Imana rero yuko yadushoboje kandi dushimiye Imana ko ikiri kumwe natwe. Imana yacu ishimwe cyane. Mu bice byose byatambutse twagiye tubona ibintu bijya bituma ubusabane bwacu n'Imana buzamo agatotsi ndetse bugahungabana. Twarabibonye, umuntu wese uje kubana natwe aribwo bwa mbere, abishatse yasubiza inyuma akareba igice, umunsi wa mbere akareba uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, kuko uyu munsi ari uwa gatandatu, kugira ngo abashe kumenya uburyo yakubakamo. Imana yacu ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Twagiye tubona amatafari Satani agenda akura muri twebwe, yarangiza agasigamo icyuho. Uyu munsi wa gatandatu rero nawo hari icyo tuje kureba, kandi icyo tuzi ni uko iri tafari turi burihindure tugashyiramo itafari rizima, tugashyiramo itafari rya gatandatu. Imana ishimwe, Imana ibaha umugisha. Nsabiye umugisha abantu twatangiranye, nsabiye umugisha abantu batugezeho uyu munsi. Uwiteka Imana atugirire neza. Ndizera ko mumeze neza aho muri hose, abari hafi abari kure, Imana ibaha umugisha kandi Imana ibubake bundi bushya mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nzakubaka kandi uzaba wubakitse. Umunsi wa gatandatu, umunsi wo kubakwa n'Imana, kandi tukaba twubakitse mu izina rya Yesu. Turaza kureba itafari rya gatandatu Satani ajya adutwara, ariko uyu munsi turaza kurihindura kandi dusubizemo itafari rizima. Imana yacu ishimwe cyane. Narindi kubaha ikaze rero kandi mbasabira umugisha. Reka dufate akanya ko gusenga kugira ngo Imana itugirire neza, ibane natwe. Niwe mwubatsi mukuru, Data wa twese, niwe wubaka ibintu bikaba bizima. Imana ishimwe cyane. Yeremiya ibice 33:2. Imana ishimwe cyane. Haratubwira ngo niyo igira icyo ikora ngo kandi ikagikomeza. Imana ishimwe cyane. Reka Imana itwubake kandi dukomeze, kuko twebwe twasenyuka, kuko ibidusenya biba bihari, ariko ngo iyo Imana yubatse ibintu ifata n'igihe cyo kubikomeza. Uyu munsi Imana nikubaka inagukomeze mu izina rya Yesu Kristo. Akira gukomezwa n'Imana kuri uyu munsi wa gatandatu. Imana ishimwe. Uwiteka Mana yacu, Imana nziza, Imana ikomeye, Imana ishobora byose, tugarutse imbere yawe Data wa twese, tuje kukwinginga ngo turebe neza, tuje kukwinginga ngo turwanirire, tuje kukwinginga ngo twiteho. Data wa twese uri mu ijuru, Uwiteka Mwami Imana, duhindishijwe umushyitsi n'ijambo ryawe, duhindishije umushyitsi Data n'umuhamagaro wawe. Uwiteka Mwami Imana igira neza. Twebwe ntabwo tubaye nka Adamu na Eva ubwo bitanaga ba mwana, buri wese avuga ngo ni wowe watumye ncumura, buri wese avuga ni wowe watumye ncumura. Twebwe duciye bugufi Uwiteka, reka utweze udutunganye, reka aho twarangaye Mwami utweze, reka aho batuguraniye utweze mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Mwami wanjye, ndakwinginze ngo tukubone, ndakwinginze ngo uyu munsi umunsi udasanzwe, umunsi wo gukorwa ku maso, umunsi Data wa twese wo gusubira ku rufatiro. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mwami wanjye, Mana nziza, ongera utwubake Uwiteka. Igicaniro kiri hagati muri twebwe, reka wongere ucyubake Uwiteka. Data ngwino wica ibyuho mu izina rya Yesu Kristo.
ibyuha abadayimoni baciyemo reka ubyice mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Mwami Imana, ongera ushyireho korotire, ongera uduhindure abo kwirata, ongera uduhindure abakwiriye. Mwami wigeze wirata Yobu bwahuraga na Satani, uramubwira ngo wabonye umugaragu wanjye Yobu, ngo ukuntu akiranuka mu rugo rwe rwose, ngo kandi akirinda ikibi. Mwami wanjye Mana nziza, reka uyu munsi haboneka abagabo wakwirata, reka haboneka ababyeyi wakwirata, reka haboneka abakobwa wakwirata, reka haboneka abasore wakwirata mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe Mwami, imbabazi zawe zitugote. Uwiteka Mwami Imana igira neza, ndakwinginze ngo ugire abo ugarura, abari baratannye, abari baravuye mu rugo, abari barihebye, bari baratambitse ibirenge mu izina rya Yesu. Muririmbyi araririmba aravuga ngo unshura inkamba zimvemo, mpindura icyuma cyawe uhora ukoresha. Mwami wanjye Mana nziza, ndakwinginze ngo ucura abantu bawe. Mwami Imana igira neza, ndakwinginze nyaguhora ku ngoma, nk'uko umuririmbyi yavuze ngo ayi Imana ndondora umenye, ngo nifate uko ntari. Uwiteka Mwami Imana, reka udukureho kwifata uko tutari, twohereze marayika murondozi, buri wese amusure, buri wese amwiyereke, amenye aho ibye byapfiriye, amenye aho ibye byaburiye mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera abantu bose Mwami Imana Data wa twese, abariganijwe Mwami bagarura mu mwanya, Data wa twese abarangaye bakangure mu izina rya Yesu Kristo. Data wa twese uri mu ijuru, ongera utange imbaraga, ongera utange Mwuka Wera. Uwiteka Mwami Imana, kugenderera abandi Data ntudusige mu izina rya Yesu Kristo. Reka impano zasinziriye mu bantu bawe uzikangure, reka imihamagaro yasinziye Mwami uyikangure mu izina rya Yesu Kristo. Data wa twese uri mu ijuru, ndasenze kuri uyu munsi wa gatandatu, kora ikintu gishya Mana, ubaka ibicaniro ibyo Satani yajimije Mwami ongera ubyatse mu izina rya Yesu Kristo. Abaretse imirimo basubize ku mirimo, abafite inzitwazo Mwami Imana nizikurweho mu izina rya Yesu Kristo. Abacumujwe n'abantu, abatinze ku bantu Mwami Imana bababarire mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Mwami Imana, reka Data wa twese abari barabivuyemo basubize mu mwanya. Uwiteka Mwami Data wa twese, umunsi wa gatandatu nsengeye umuntu wese wavuye mu muhamagaro, wavuye mu murimo we. Uwiteka Mwami, ndakwinginze ngo umugarure Data, 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 ndamusengeye ngo umugarure ku rufatiro, ndamusengeye ngo umugarure mu mwanya mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe rirambwira ngo abakiranutsi bazatungwa n'imirimo yabo. Mwami Imana igira neza, imirimo ijya idutunga, ariko umuntu utagira icyo akora Data wa twese nta ngororano abona. Data, 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 ndasenze kugira ngo uyu munsi bimenyekane ko hari icyo wakoze. Mwami wanjye, ndagushimye ko hari abantu ushubije mu mirimo, ushubije mu mihamagaro kuri uyu munsi wa gatandatu. Izina ryawe rishimwe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ndagushimye Data ko hari abo ukuyeho inzitwazo, ndagushimye Data ko hari abo Data wa twese imitima yabo Uwiteka Mwami urimo urayinyereka. Benshi bagushijwe n'abantu, benshi barakomeretse, ariko uri kumbwira ngo uwo bakomerekejwe n'abantu ariko wowe urabomoye. Uri kumbwira ngo basubire mu mwanya, ubahaye imbaraga ziruta iza mbere. Kandi Uwiteka Mwami uje guhemba kandi uje guhana, ariko umuntu wese wakurikiye amasengesho y'iminsi 7 yo kubaka igicaniro, reka umusubize mu mwanya, ntazahanwe ahubwo azahembwe. Uwiteka Mwami, ndagushimye kubikoze kandi ko wigaragaje. Izina ryawe rishimwe, nasabaga nizeye mu izina rya Yesu, amena.
Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza, kandi Uwiteka Imana arambwiye ngo buri muntu wese nasubire mu mwanya we, nasubire ku murimo we, uwataye umurimo wese asubire ku murimo we, uwaririmbaga yongere aririmbe, uwasengaga yongere asenge, uwasuraga abarwayi abasure, uwakomezaga abandi abakomeze, uwari umuhanzi yongere ahange. Imana irambwiye ngo dore nimukureho inzitwazo ngo kuko ije guhemba kandi ije no guhana. Ni ukuri niza igasanga utari mu mwanya, ndabizi ko nawe uzahanwa, ariko uyu munsi usubire mu mwanya. Imana ikugirire neza, akira imirimo yawe, Uwiteka atugirire neza, ngo imirimo ya nyuma ngo nizahesha agaciro imirimo ya mbere. Imana niguha imbaraga ukomeze uyikorere mu izina rya Yesu Kristo, amena. Reka dusome ijambo ry'Imana kuri uyu munsi wa gatandatu. Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo ikintu cya gatandatu kijya cyica ubusabane hagati yacu n'Imana ngo ni ukuba abafarisayo. Imana itugirire neza kandi Imana iturengere. Mwene data, uyu munsi tuje kubaka igicaniro no gusana inkike, urebe neza ko utabaye umufarisayo, kuko kuba umufarisayo bijya bituma Imana iduhunga, bijya bituma Imana itureka, bijya bituma netiwaka yacu ikurwaho. Ariko iyo turetse kuba abafarisayo, Uwiteka Imana tugarukaho. Iyo turetse kuba abafarisayo, ubwiza bw'Imana butugarukaho. Uwiteka Imana tugirire neza. Reka uyu munsi wa gatandatu ubone Imana, reka uyu munsi wa gatandatu wumve Imana, reka umwuka wa gifarisayo uve ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Imana igukize umwuka wa gifarisayo, ujye utera abantu b'Imana, umuntu akaba umufarisayo, umuntu akagenda nk'umufarisayo kandi yaratangiye ari umurokore, yaratangiye ari umuntu w'Imana, ariko bikaza kurangira yibereye umufarisayo. Imana itugirire neza. Abafarisayo bari bazi ko bazi amategeko, abafarisayo bari bazi yuko bakiranuka, abafarisayo bari bazi ko bagezeyo, ngo abafarisayo bambaraga imyenda ishushanijeho amategeko 10, ariko ntibemerere Imana yuko ibana nabo. Uwiteka Imana tugirire neza. Ariko Yesu aje ntabwo yigeze abashima, rwose nta kintu yigeze abashimaho, ahubwo yarabagayaga akababwira ati ibyo byose mwari mukwiriye kubikora, ariko na bya bindi ntimubikore. Kuba umufarisayo bisobanura iki? Kuba umufarisayo ni ukumva warageze iyo ugera, ni ukumva utagitinya Imana, ni ukumva uzarengerwa n'amategeko, ni ukumva ufite imirimo ikurengera. Nyamara umuntu utari umufarisayo ahora atinya Imana, ahora aca bugufi, ahora yisuzuma. Imana itugirire neza, amena. Kadusoma ijambo ry'Imana riri hano muri Matayo ibice 23, umurongo wa 26, umurongo wa 23 n'uwa 24. Imana itugirire neza. Haravuga ngo, umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu aburira abafarisayo n'abanditsi. 23, mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mutanga kimwe mu 10 cy'isogi na anisi na kumino, mukirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko, ariyo kutabera n'imbabazi no kwizera. Ibyo mwari mukwiriye kubikora, na bya bindi ntimubireke. Mwabarandasi bahumye mwe, mu minino umubu, ariko ingamiya mukayimira bunguri. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mwoza inyuma y'igikombe n'imbehe, ariko imbere yabyo huzuye ubwambuzi bwanyu no kutirinda. Imana itugirire neza. Wa mufarisayo uhumye we, banza woza imbere y'igikombe n'imbehe, inyuma yacyo habone kuba heza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana itugirire neza. Yesu ngo arababwira ngo bakomeza amategeko yayandi akomeye, ariko bakagira ibindi bintu birengagiza. Imana itugirire neza, Imana iturengere. Uzasanga muri iyi minsi umwuka wa gifarisayo warateye abantu bene data, uzasanga umwuka wa gifarisayo warateye abantu, ugasanga abantu bareba ibigaragara ariko ibitagaragara ntibabirebe. Imana itugirire neza. Ugasanga umuntu ngo atanga 10, ariko mu rugo rwe yarazengereje
abo babana, ugasanga umuntu ngo kwambara ibintu birebire ni ukuri itorero rikamufata nk'umukristo rikamuha inshingano, ni ukuri kandi nawe akazajya yumva bihagije, ariko umutima we rwose nta hantu uhurira n'Imana. Reka mbabwire ngo umwuka wa gifarisayo ni umwuka ukurikiza imigenzo y'idini, ariko ukaba utacyubaha Imana, ukaba utakigendana n'Imana, ukaba utagihindira Imana umushyitsi, ugasigara uri imihango y'idini. Imana iturengere, Imana idutabare bene data. Uyu munsi urebe niba utarabaye imihango y'idini, ugasanga icyacu muracyubahiriza nibyo koko, ariko uri umufarisayo. Imana iturengere, ugasanga ni ukuri ntiwasiba amateraniro yose mu cyumweru, ugasanga uraterana, ariko umuntu yagushakaho imbuto akazibura, ugasanga rwose uri umufarisayo wuzuye. Ugasanga umufarisayo ni wa wundi ucira abantu imanza. Iyo umwuka wa gifarisayo wagufashe usigara ucira abantu imanza, ugasigara wumva yuko ari wowe mukiranutsi, kandi iyo wumva ko ari wowe mukiranutsi nta muntu waguhugura, nta n'umuntu wakwigisha. Kenshi uzabona abantu bakubwira yuko bigisha ariko bo batakemera ko bigisha, ugasanga umuntu azi ibintu byose, ugasanga umuntu watangira kwigisha kwirinda akakubwira ati buretse mbikubwire, wavuga gusenga ati buretse mbikubwire neza njyewe ndabizi, wavuga kwiriza ubusa ati cecekere ndabikurusha. Uyu muntu wumva ko yagezeyo, uyu muntu ntago ajya abana n'Imana, uyu muntu umwuka wera ajya amuhunga, uyu muntu kandi agirwa no kurobanura abantu, kavuga ati bariya ntago dusengana, bariya ntago bakijijwe. Mbese hari abantu abagendana nabo, hari abantu abakorana nabo, bariya nabo mu idini yacu, bariya nibo batukwiranye kugendana. Reka nkubwire ngo uwo mwuka wa gifarisayo Imana iwugukize, kandi nanjye Imana iwunkize mu izina rya Yesu Kristo, kubera ko nta mufarisayo uzigera ajya mu ijuru, kubera ko Yesu yaraje arabagaya. Imana ishimwe cyane, ngo hari naho yababwiye ngo mufata abantu mukabikoreza umutwaro ariko mutakozaho n'imitwe y'intoki. Ugasanga umuntu ari kwigisha ibintu ariko adakora, uwo ni umwuka wa gifarisayo. Ugasanga umuntu ari kwigisha abantu gutura ariko we nta kintu ashobora gukora mu nzu y'Imana. Ugasanga umuntu ari kwigisha abantu ngo ntibagasambane, nyamara rwose yarabyaye hanze abana 5. Uwiteka turengere. Reka nkubwire ngo agakiza ko k'umunwa ntago Imana igashaka, Imana yashaka agakiza ko mu mutima. Imana itugirire neza, abantu bose babasha kugushima ariko Imana ikakugaya. Niyo mpamvu ukwiriye guca bugufi ukemera Imana, ukizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Imana ishimwe cyane, ngo ibyo byose mwari mukwiye kubikora niko Yesu yababwiye. Rwose icyo cya 10 kugitanga ni cyiza, ngo ariko ngo ntimukirengagize imbabazi no kugira neza. Haleluya. Ngo ndetse no kwizera, ngo ibyo bintu mwari mukwiriye kubyumva, mukizera imbabazi z'Imana kandi mukizera kandi mukirinda. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Gasanga umuntu ni umufarisayo, gasanga umuntu aritanga mu rusengero, ukagenda ukitanga mu rusengero miliyoni, hari murumuna wawe wambaye ibirenge, hari murumuna wawe wabuze isukari kubera kuri umufarisayo. Ugasanga nuko nguko ugomba kubigenza, ugasanga uri umugabo, uri umufarisayo, uri mu rusengero witanze 500. Umugore wawe mva yabuze n'amavuta yo kwisiga, ariko kubera kuri umufarisayo ugomba kubikora kugira ngo abantu bakurebe bagushime, nyamara mu ijuru ni 0. Imana itugirire neza, mureke tureke umwuka w'ubufarisayo. Mwuka w'ubufarisayo ukurimo uratangira uti ngewe nakijwe muri 90, ugahera kuri ibyo akaba ari byo ugumamo. Nyamara reka nkubwire ngo Imana ntago ireba igihe tumaze imbere yayo, ahubwo ireba uburyo twitwaye. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ngo umukiranutsi wayo nagwa ngo ntago izongera kumwishimira. Imana itugirire neza, ngo ariko umunyabyaha niyihana akareka ibyaha bye izamugirira neza. Ndagira ngo nkubwire ko kumara igihe uri imbere y'Imana nta kintu bimaze, ahubwo igifite icyo kimaze, icyo wamaze muri icyo gihe uri imbere
imbere y'Imana nicyo gifite agaciro. Uwiteka Imana aturengere. Uyu munsi Imana yambwiye ngo mwihane umwuka wa gifarisayo, mwuka wo guca imanza, umwuka wo guca imanza, umwuka wo kumva waragezeyo, umwuka wo kudatinya Imana, umwuka wo kudahindira Imana umushyitsi, umwuka wo kwishyira hejuru, umwuka wo kutumva, umwuka wo kumva ubizi. Reka nkubwire ngo ibyo ntaho byakugeza. Umwuka wo gushimisha abantu, ukumva wagaragara neza imbere y'abantu, ukavuga ibyo bashaka, ugakora ibyo bashaka, abantu bakagushima, bakavuga yuko rwose ubizi, uzi kubwiriza. Imana itugirire neza. Hari igihe ureba umuntu ukabona yafashwe n'umwuka wa gifarisayo, akaba ashobora no kuvuga ibintu bidaturutse ku Mana, cyangwa se ibintu byabangamira abantu runaka, ariko kubera yuko yafashwe n'umwuka wa gifarisayo wo gushima no gushimagizwa, uwo muntu rero nta kundi kuntu byagenda, kuko biba byararangiye. Mana ishimwe cyane. Nigeze kubona umugore wafashwe n'umwuka wa gifarisayo, asigaye asenya abagore bagenzi be, akavuga ngo abagore ngo batazi kwihangana, ngo abagore ngo bananiwe ingo zabo, ngo nta mugabo ngo wakunanira, ngo uko byagenda kose afite umwuka wa gifarisayo, ngo ni uko avuga ngo abagabo bakamushima. Ariko uyu munsi nawe ari mu ishuri ryo gusenya urugo, kubera ko yarafashwe n'umwuka wa gifarisayo. Ngo aravuga, abagabo bose bagahaguruka bakavuga ngo uriya mugore ngo wamuduha, nuko aragenda agenderanira ko. Amina. Imana iturengere. Uzajya uvuga ibintu biri mu mutima wawe by'ukuri, atari uko abantu bagushimye, atari uko abantu bagushimagije. Reka nkubwire ngo gushimagizwa n'abantu bijya bituma Imana itwanga. Reka nkubwire ngo ibintu byose ujya ukora abantu bakagukomera amashyi, ntago ariko Imana ibyishimiye, nta nubwo ariko ibishaka. Hari igihe biba ari byo, ariko hari n'igihe biba bitari byo. Umuntu witwa Herodi ngo yazize yuko yavuze abantu bamukomera amashyi, ngo barangije baravuga ngo noneho si umuntu, ngo ahubwo ngo amenya ari ijwi ry'Imana. Reka nkubwire ngo umwuka wa gifarisayo ni umwuka ukora ibintu abantu bashimagiza abantu runaka. Amena. Ariko Imana ibitayishimishije, bitanayinyuze, nta n'inyungu ibifitemo, bitanubahisha ubwami bwayo, buteza imbere. Imana itugirire neza. Haleluya. Imana ishimwe cyane, kandi Imana twiyereke mu izina rya Yesu. Nyamara Pawulo avuga ijambo rimwe, aravuga ngo mugire umutima utabacira urubanza. Mwene data, ujya wumva muri wowe nta mutima ugucira urubanza? Ujya wumva muri wowe ubanye n'Imana neza? Ese uko abantu bagushima niko Imana igushima? Ese uko abantu bakubona niko Imana ikubona? Ese uko ukorera Imana niko nawe ubwawe iyo utashye wumva Imana ko kuvuye kuyikorera? Cyangwa wumva uri gukora ibintu wamenyeye kuririmba, wamenyeye kubwiriza, wamenyeye kwitanga? Ibyo byose iyo ubikora gutyo uba uri gukorera inyuma ya zeru. Imana itugirire neza. Haleluya. Umwuka wa gifarisayo Imana iwugukize. Tangira uyu munsi uhindire Imana umushyitsi. Uzajya uyibaza ngo Mana, ibi bintu ndi gukora urabyishimiye? Mana, ibi bintu biri kuguhesha icyubahiro? Ese Mana, iri jambo ngiye kubwiriza riguturutseho, cyangwa ngiye kubwiriza ijambo riri bushimisha abantu? Ese Mana, iyi myambaro ngiye kwambara iragushimishije, cyangwa iyi myambaro ishimishije abantu? Ese Mana, uyu mukobwa ngiye gushaka aragushimishije, cyangwa ashimishije umuryango wanjye nanjye ubwanjye? Imana itugirire neza. Imana idutabare. Haleluya. Imana itwiyereke mu izina rya Yesu. Umwuka wa gifarisayo ni umwuka wo gushimisha abantu, ni umwuka wo gushimisha isi, ni umwuka ubabaza Imana, ariko tugashimisha abantu. Imana itugirire neza, kandi Imana idutabare mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Kubera yuko Imana ibibonye iraduta ikigendera. Haleluya.
Mana ishimwe, Mana itwiyereke mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka wa gifarisayo ni umwuka w'ikigare, mwuka wa gifarisayo ni umwuka ugukura mu mwanya Imana yagushyizemo ukagushyira mu mwanya wowe isi igushakamo, mbese ikagushyira muri sigise. Uwiteka turengere kandi Uwiteka Imana dutabare. Haleluya. Ngo hari umugore umwe yaduhaye ubuhamya ngo yari umukozi w'Imana, ngo yari umuhanzi ariko ari n'umuvugabutumwa, ngo noneho ngo umunsi umwe ngo arapfa ava mu mubiri. Amaze kuva mu mubiri ngo aragenda ngo Imana imutambagiza ijuru, ngo ararireba ngo nuko ngo amaze kurireba ngo arishima, ngo yareba mu isi ngo akabona mu isi ngo abantu bo mu isi ngo bameze ngo nk'inka ngo ziri mu kiraro no mu masogororo, ngo yabonaga ku isi ari habi cyane. Ngo iyo umuntu ageze mu ijuru ngo abona mu ijuru ari heza, ariko ngo akabona mu isi ngo abantu bameze nk'inka ziri mu bisogororo. Imana itugirire neza. Ngo nuko arangije arishima ngo yuko yageze mu ijuru, ngo ariko Imana iramubwira ngo nubwo wishimye ntabwo uri bugume hano, kuko nta mirimo wigeze ukora yatuma uguma mu ijuru. Imana itugirire neza. Haleluya. Ngo nuko ngo amaze kuvuga gutyo ngo Imana imubwiye gutyo ngo aratangara, ngo yibaza ukuntu atigeze asiba mu rusengero, ngo ukuntu yaririmbaga abantu bagakizwa, yaririmba hagakizwa 50, yagira gute yabwiriza. ngo nuko ngo Imana iramwereka, ngo imwereke igihe cyose yamaze mu isi, imyaka 10 yose yakijijwe. ngo abona ngo yaririmbye inshuro 2, ngo abona ngo yatanze umunsi umwe, ngo abona ngo yabwirije ngo iminsi 3, ngo arangije ahita ashinga urubanza aburana n'Imana, aravuga ati iyi mirimo ntago ari iyanjye, ngo kuko Imana yari imubwiye ngo mu ijuru nta mirimo ahafite. Uwiteka tugirire neza. Haleluya. Mwene data uri kunyumva, ureba, rambura ikayi yawe. Yesu nashimwe. Rambura ikayi yawe y'imirimo urebe yuko ufite imirimo. Ese ntiwatanze icya 10 kubera yuko pasiteri yari ari kukureba igihe atakurebaga icya 10 ukakirya? Ese ntiwirinze ubusambanyi igihe wari utuye muri karitsiye uzwimo, wajya mu yindi karitsiye rwose nawe ukabikora? Uwiteka tugirire neza. Umwuka wa gifarisayo ni umwuka utinya abantu kuruta gutinya Imana, ni umwuka wita ku byo abantu bareba. Imana idutabare. Ndimo ndumva Imana imbwira ngo hari abantu badafite imirimo kubera umwuka wa gifarisayo. Hari abantu bakubura urusengero kugira ngo pasiteri ababone, kugira ngo mwarimu ababone, kugira ngo diyakona ababone. Nutangira kuzajya ukora wumva uri gukorera abantu, ujye umenya ko umwuka wa gifarisayo wagufashe. Ni nayo mpamvu turangiza tukicuza ngo nagiriye abantu neza, ngo ariko ngo ntago bambonye, nta nubwo banshimye. Ibi bikomera abantu benshi babifite ni abantu bakukiwemo n'umwuka wa gifarisayo wo gukora kugira ngo bashimwe n'abantu, nyamara batagikorera Imana mu by'ukuri yabahamagaye. Imana itugirire neza. Ngo nuko Imana iramwereka ati dore buri munsi wazaga mu rusengero ukaririmba, ariko wabaga ufite ubwibone, marayika akaguha 0. ati wabaga ufite ubwibone, mvuga ko abantu bose ari we bari kureba, ati n'abantu bakagushimagiza nawe ukagira ubwibone, te marayika akakwandikira 0. ati se Mana ko nafashije abantu? Aramubwira ati umuntu wese wafashaga warabivugaga, ati kandi wabivugaga nawe utabizi, ukavuga ngo umuntu yaza kugusaba igihumbi ukavuga ngo umaze kugiha Jeannette, ati ukabubonye 0. ati kubwiriza, ati wajya kubwiriza, atariko ati ukabwiriza ikibwirizwa kimwe, atariko ikindi nakiguhereza ngo ukibwirize ukagikwepa, kubera ko wumvaga yuko ibyo ari ibintu biri bubabaza abantu. Imana itugirire neza bene data. Reka aka kanya dusenga Imana, twirukana umwuka wa gifarisayo, mwuko utubujije umugisha, mwuko utubujije kujya mu ijuru, mwuko utubujije kwandikirwa, mwuko utubujije iterambere. Mana yacu ishimwe. Mana itugirire neza. Abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Muri iyi minsi tusigaye dukora ibintu abantu bashaka, ntidukora ibyo Imana ishaka. Ndetse n'Imana yakubwira ngo kora iki kintu ugahita uvuga ngo abantu barakibona gute, ngo abantu
ngo nzababwira ngo iki, nyamara ukwiriye gukora ikintu Imana ishaka. Ikintu Imana ishaka kigera nyuma kikisobanura. Imana ibaha umugisha mwinshi. Reka dusengane Imana. Bene data, mu bintu bijya byangiza ubusabane hagati yacu n'Imana ni uguterwa n'umwuka wa gifarisayo ariko ntitubimenye, umwuka wo gushimisha abantu, umwuka wo kumva twaragezeyo, umwuka wo kudatinya Imana, umwuka wo kumva rwose hari aho tugeze, wo kubara igihe twakirijwe. Uyu mwuka ni umwuka mubi utuma Imana iduhunga, ikagenda ikajya kwibanira n'abantu bakiyitinya, n'abantu bakiyumvira, n'abantu bakihindira umushyitsi, n'abantu bemera gutukwa ariko ikabana nabo. Imana ishimwe cyane. Imana itugirire neza. Reka nsengane nawe wowe uhisemo kuvuga ngo Mana unkize umwuka wa gifarisayo kugira ngo nibanire nawe neza. Imana ishimwe cyane. Mana yacu, Mana nziza, turagushimye kandi turaguhimbaje, tuguhaye icyubahiro Mwami kubw'uyu munsi wa gatandatu, munsi utubwiye yuko twatewe na mwuka wa gifarisayo, ariko Uwiteka Mwami Imana duciye bugufi kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nutubabarire kandi nutweze mu izina rya Yesu. Benshi bagiye banduzwa imico n'abantu bakoranye umurimo, n'abo bahuye, n'abo bagendanye. Uwiteka Mwami Imana ndakwinginze ngo buri wese umubabarire umweze. Mwami Imana igira neza, aba bantu bambura imyambaro ya gifarisayo mu izina rya Yesu Kristo, imyambaro y'uburyarya, imyambaro yo kugaragara neza, imyambaro y'imigenzo, ariko etapi fodotaya. Mana dukureho imigenzo y'idini, Mana dukureho kwita ku bigaragara, nyamara ibitagaragara ntitubyiteho. Imigenzo nayo ni ngombwa, ariko Mwami Imana reka twe kuba ariyo dukora gusa, ahubwo reka tukubahe, reka tugucire bugufi, reka tuguhamye, reka tukwemerere, reka tukumvire. Uwiteka Mwami duhindure, dukize dayimoni kamenyero mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Mwami Imana Data wa twese uri mu ijuru, reka utugirire neza Mwami Imana Data, turinde kumenyera ibi bintu, turinde kumenyera Data Mwuka Wera, turinde kukumenyera, tugirire neza Mwami, duhe imbaraga, duhe amavuta, turengere Mwami Data wa twese uri mu ijuru. Twirukanye umwuka wa gifarisayo, ujye usenya inkike, mwuka usenya igicaniro cy'umuntu, umwuka utwara ubusabane hagati yacu n'Imana. Mwami Imana duhe urukundo, duhe imbabazi, duhe kwirinda Data, duhe kwizera. Mwami Imana ni wowe ushoboye, twebwe ntacyo dushoboye, nta n'icyo turi cyo. Duciye bugufi kugira ngo izina ryawe Mwami abe ari ryo rihabwa icyubahiro. Urakoze Mwami Imana Data kutanze imbabazi kandi kutanze Mwuka Wera. Urakoze kubanye natwe, urakoze Data wa twese ko tugiye gukora imirimo mishyashya, kubera ko iyo turetse mwuka wa gifarisayo dukora imirimo nyayo, imirimo ushima, imirimo wemera, atari abantu bemera, ahubwo imirimo wemera niyo dukora kandi tukabona umugisha. Mwami ndagushimye, ndagushimye kubikoze, ndagushimye kubigenje neza, ndagushimye Data wa twese ko wongeye gufata abantu bawe ukuboko kandi kubahagurukije kandi kugendanye nabo. Mwami hari abari baranduye imico y'abafarisayo, ariko urabarengeye Mwami, urabarengeye Data, wongeye kubagira abana mu rugo. Izina ryawe rishimwe. Amena. Imana rero ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza, Imana ibakize umwuka wa gifarisayo, Imana ibahe kuba abana mu rugo. Imana irambwiye ngo ibahaye kongera kuyikorera, nimwakire imirimo mishyashya, kuko hari imirimo myinshi mwakoze muyikorera mu gifarisayo, ntiyandikwa, ntiyagaragara, ariko imirimo mugiye gukora mukorera Imana yanyu, mugendana n'ijwi ryayo, mumenye icyo Imana ishaka, atari icyo abantu bashaka, atari ikidini rishaka gusa, ahubwo mugakorera Imana mu buryo bw'umwuka. Imana iyi mirimo tugiye gukora tutari mu mwuka wa gifarisayo, iyi mirimo izandikwa kandi iyi mirimo izaturengera. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza, nimwakire imirimo mishya, imirimo izandikwa, imirimo ifite agaciro, imirimo ifite garanti. Imana ishimwe cyane ngo umurimo wose dukora uzanyuzwa mu ruganda. Rero
umurimo wose impamvu uzanyuzwa mu ruganda, Imana izajya bireba yuko atari imirimo twakoze ku bw'abafarisayo, ahubwo ari imirimo twakoze kugira ngo ubwami bwayo butere imbere. Imana iguhe imirimo myiza, Imana iguhe kuyikorera ariyo ureba, ariyo utegerejeho gushimwa nayo, ariyo utegerejeho kurengerwa nayo. Ntuzongere gukora ikintu ngo kugira ngo abantu bakurebe cyangwa se kugira abantu bagushime. Tangira wumvire Imana, ugendane nayo, uyizere. Icyo Imana yapfaga n'abafarisayo ni uko bari ba mihango y'idini ariko batemera Yesu, badaca bugufi, bazi ko byose babizi nyamara ntago bari babizi. Imana ikugirire neza, akira ubuzima bushya, akira Mwuka Wera, akira amahoro. Korera Imana, izaguhemba kandi izakugirira neza. Uhora uyitinya, uhora uyicira bugufi, Imana yawe ikugarutseho kandi igicaniro cyawe kirongeye kirubatswe, inyenyeri yawe irongeye iratse, inkike zawe Imana irazisannye. Uwiteka yongeye kuguhindura mushya kandi yongeye kukwishimira, yongeye kugendana nawe. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugirire neza. Nubwo wari warandujwe nk'uko abafarisayo, ariko uwo mwambaro Imana iwugukuyemo, ikwambitse umwambaro w'abana b'Imana. Imana ikugirire neza, ugiye kuzajya wumva ijwi ryayo, ugiye kuzajya ugendana nayo, ugiye kuzajya ukorana nayo, kandi ibintu ugiye kuzajya ukora Imana izajya ihita ibishyira mu mugisha. Nicyo kimenyetso nguhaye. Hari imirimo wakoze ntiwabona umugisha kubera umwuka wa gifarisayo, ariko imirimo mishya ugiye gukora ugiye kuzajya ubona umugisha. Imana ikugirire neza, akira umugisha mu izina rya Yesu. Imana ibagirire neza. Turi kumwe ku munsi w'ejo twubaka igicaniro, ku munsi wa karindwi tunasenga, dusaba Mwuka Wera, dusaba uburinzi, dusaba netiwaka nshya, dusaba konegisiyo nshya. Ndabararitse kuko uri umunsi wo gusoza aya masengesho yo kubaka inkike no gusana no kwakira netiwaka y'Imana. Ndabararitse ejo tuzasozanye. Imana ibarinde kandi ibahe umugisha. Wowe utarakora subscribe uyikore kugira ngo tugumane ejo tuzasozanye, kuko aya masengesho nituyarangiza hari ikindi cyumweru tuzahita twinjiramo. Rero ntimucika.